Ebiti. Ibyukuri. Ibyukuri. Mu byukuri. Ibyukuri. Twageze hano. Ese none umunyamurenga huye n'umukonyine byanyavyo gutya muri te. umunyamurura fiti igikonyine. Kinyajura n'igikonyine. Mwe barabanyavyo. Mbayi wa masefu. Muri abanyavyura reka mvuga iki Mbayi wa masefu. komera wa cyatawe. Mugute wa Avuye nabiheke. Inabiheke. Tuje na rukoni. Tugeze na rukoni. Twurira imodoka. Ndi kuvuga kinyabjura. Nukuvuga gute? Nuguma kuvuga gute? Harabe ibintu biri mali. Tukiva inarukoni. Aho. Tuba duteza imodoka. Mwane. Utega umuduga. No. Ikiganiro kiyobora birango. Ukozemo. Nasanze mufite ibintu byinshi mu nduce. Ngukozeho numva ndi munsi yinka neza. Urumva umwana wakamye sha. Uyu mwana yarakamye sha. Izi ntoki zarakamye sha. Zizuganya sha mwabyatama. Aramanuka. Icyamuzanye niyagitaye mu nzira. Nukuri. Ladies and gentlemen, the show is about to start. Okay, welcome back on Ngwiki Talk Show. Mana yanjye, umunsi ntabwo bisanzwe wallahi. Muri kubona akabona icaranye nabo noneho. Ishyukwi! Uyu munsi tugiye kugira n'abasore imigendo. Uyu munsi tugiye kuganira kuri Ngwiki Talk Show. Ndi kumwe n'abasore kuva kuri Nyabihe, abagabo b'ijambo. Abagabo b'ijambo, Pila Films. Tugiye kuganira iyi ni Ngwiki Talk Show. Ni Talk Show nta muntu ugomba guhostinga kino kiganiro. Buri muntu ni ukuvuga tukisanzura mwumve mubohotse. Tukimara. Nta muntu ujya wivuga, nta muntu ujya uvuga abandi bagabo nge ndakeka mumaze kumenyera hano ni Breeze cyangwa se Jolomi Konyine Boy. Tayari. Ariko iryo zina risubiremo da. Konyine Boy. Ese nyo Konyine Boy wabaye umukonyine w'Ikigali gute? Umukonyine nyine ni kwa kundi abantu bava ari abavantara. Ukaza guhiga ubuzima nyine. Abantu konyine kuza i Kigali ukuntu bazi abakonyine babigoranye umukonyine kugera i Kigali aragera twase ibintu bimeze biti. Ibyukuri. Mu byukuri. Ibyukuri. Twageze hano. none umunyamurenga huye n'umukonyine byanyavyo gutya muri te. umunyamurura fiti igikonyine. Kinyajura n'igikonyine. Mwe barabanyavyo. Mbayi wa masefu. Muri abanyavyura reka mvuga iki Mbayi wa masefu. komera wa cyatawe. Mugute wa komera wa cyatawe. Ivyo bitutsi utangiye gute? Icyatawe me cyari cyo igikonyine kurashobora kuba nambwiye ngo mukomere cyane. Icyata ntago urabona iri iwacu muri Jura umwate. Yego. Jerengeze ngo turi umwate wa. Icyate ntago ari umwate. Icyate ni ubundi icyate. Ubundi icyate bakita ikirungurira. Ikirungurira uburi cyo cyate ariko igikonyine nanone icyo mbonye cy'ukuri. Mu byukuri Biragorana kuva. rero abantu bo kuri Ngwiki Talk Show ntago babamenye mugomba kubanza mukabibwira n'ahantu mwaturutse mwakoze urugendo rurerure my friend. Urugendo wa mwana w'iwacu witabaga niwe wavuze Urugenzi. muforomo tabaga. Ejo twageze inabugogo. Nabugogo. Twavuye na rukoni. Bavuye Inabiheke. Tuje na rukoni. Tugeze na rukoni. Twurira imodoka. Ndi kuvuga kinyabjura. Nukuvuga gute? Nuguma kuvuga gute? Harabe ibintu biri mali. Tukiva inarukoni. Aho. Tuba duteza imodoka. Mwane. Utega umuduga. No. Nyuma yo gutega umuduga da. Kandi twuri imodoka turi kurya inama. Nyuma yo kurira umuduga. Mbere yo kurira umuduga. Twaturi mwabanje kugina mwari inama. Inama se uri inama ni ibiki? Ni inyama mu kirimi cinanga. Ni bibiri y'inyamaswa. Ariko ibyata muri ibyata n'inama. Bimwe n'umwijima. Ngwindi ni mali. Ndi n'umubiri. Hanyuma twageze inabugogo bwije. Bwari bwishe. Zirasaha zari zigoye cyane. Dutega imodoka. Ituzana inarugenge.
ariko nabonye muri gutembera ahantu hameze ukuntu ari amasaha mwari muri mu biki basha hari abantu twatugiye gura nabo babaga ivy'ukuri turi gutana tugishika muri uyu mucyango jatugoye hakika rero murivuga mani murivuga sekera uko ntitwivuze ntago mwivuze amazina yanyuze mbere yo kwivuga hari umutipe nzi neza ko abadukurikiranye isaha ku yindi ahantu hose ndi mbanzi ko nawe ahari kandi uko yicaye Nyabireke generation farm rero tuzatugenda nabwo ndakuramukije data Nyabireke generation kabisa Sali abagabo b'ijambo turagukunda pa ariko sha uzi pike kibazo ngize ni gute umuntu azayitwa Nyabireke generation iryo zina ukuga yiyitiriye umwase yose njye umucamo hose iryo zina ryoja ku jangombwa ni umucamo ryoja kuri laisser passer ariko wamuvuze kandi hano umuvandimwe banza ukandagira hano ikiganiro kiyobora birangoye ukozemo nasanze mufite ibintu byinshi ngukozeho numva ndi munsi y'inka neza urumva umwana wakamye sha uyu mwana yarakamye sha izi ntoki zarakamye sha zizunganya sha mwabyatana uvuze nabiheke generation fam yego ni nabiheke naje ndamusuhuje kandi yo mugeze akobasha kandi yo mwatani ko turakoresha ikinyabjura muramutse ndamuramukije kandi isaramu ni ariko burya natwe iwacu mutara turaramutse natwe turaramutse ngaho ramutsa mukomere ibyata byo mutara ndabasuje mwese batumusime nabacyakwera nabaflora nabajogi nabajafuri nabajeni nabakansime ayo mazina bayamenyeye konyine mu maraso mfite amaraso 3 ufite ururaso mfite amaraso 3 ikiraso cya mbere mfite ni ikinyabjura icya kabiri mu babeviri iwacu mu babevi ikindi cya kabiri mfite guturuka mu byata byiri epfo ni umukonyine burya hari umugabo wabesha aravuga ngo ni umunyamurenge w'umukonyine umugabo bita ngo ni ntabwo musuzuge ni umupasiteri pasiteri Yongwe ariko ntabwo ari umunyamurenge w'umukonyine umunyamurenge w'umukonyine neza original yaje ari njewe no barabara nawe ufitemo amaraso abiri tugiye muri Zura nogerayo ariko cyane ni iwacu konyine boy konyine no twibwira abantu hari ijambo narishoreye hano turi mu mucamo turi kuri channel yitwa ngo Wiki Talk Show ese wowe dukurikiranye hano wari wakanda twababwiye amajambo twarabwiye ngo subscribe ni ituro mureke mbanze nsobanura iki kintu abakristo bacu ntitwobayobora ahantu hafite mali hadafite mali ahantu twabajanye hari igitaramo kandi ukabera bahari uyu muhungu araregeye jewe wamurebye aho yavuga kurya umuntu w'umugabo uzimona iyo ateruye ijambo gutya ko biri kose uyu muhungu ni umugabo w'ijambo kandi uyu muhungu ejo bundi namubonanye umutozo mfite nibuka kera ndi kuragira ngiye ku idame ejo bundi twamanye imitozo mu kanwa burya ngo niyo basogokuru bakoreshaga kandi ntabwo umuntu yata umuco ntugacike burya ntabwo umuco wacika burundu hanyuma ijambo warushoreye narishoreye ijambo ku batatuzi reka twibwire abantu icyo nashaka ko mwibwira abantu tuganire kubera uburemere bw'ibyo twemeye n'ibyo twakiriye twasingiriye amazina yacu bwite ntibirikiri ngombwa ko tuyavuga iyo turivuga turi gutanga nimero zo kunyuzaho ituro ubundi ni umugabo w'ijambo nuvuga ngo iyi ni team y'abagabo b'ijambo twaje kuri Wiki Talk Show twaje kuramukanya ku muhungu uzi ukoresha ijambo riremereye je kiryumva nagize ubwoba icyate je nagize ngo numwana none se uyu muhungu ngiye ndaza kumusobanuza ijambo rimwe banza ushorere
ndashoreye ni abagabo b'ijambo kandi gakuriyaga nawe gakera wageze mu bakonyine urashoreye ndashoreye kandi gashorerwa ibintu bibiri ku isi gusa inka n'ijambo inka n'ijambo inki inka bavuga inka ijukuri umucamu w'iwacu ni turi iwacu iriya inka wowe ni inka ni inka inka asante pani inka inka gani iwacu iwacu ni inka mu kinyabujura ni inka hanyuma rero turi hano kuri mbiki talk show ni abagabo b'ijambo kumwe n'abagenzi baje nabone nibashorera ijambo bibwira abantu ariko ni abagabo b'ijambo iyi ni timu y'abagabo b'ijambo turi timu y'abagabo b'ijambo nta yandi manana no twirushe se uko turarinda twivuga reka mbanze nkubaze ganje mu mwanya wo kwivuga reka nkubaze mbaza ndagusubiza niba urangije umwanya wo kwivuga reka ashorera ibyo yaravuze kandi nkoranye shifo nimjibagirwa yari mukoranye shifo nimjibagirwa ivugire je kintu ugiye kukubaza ni kimwe ugiye kumbwira deja urumva mfitemo amaraso y'iwanyu iriya mu mutara umutari wacu shaka mu mfura cyane gute muvuga ngo mbaye wamase we uri gusuza umuntu mbaye wamase we ntago ubundi mbaye wamase bakumva bikoresha ni kwa kundi abantu bafata ibintu bakabyada ubundi umuntu akora mbaye wamata we ntabwo ngo mbaye wamase we iyo bakuza amase ijambo amase bura ntago ari ikintu kibi uzuye na masakora bro tekereza muri kino gihe tugezemo amase ari ikintu gikora gaze bro ntabwo uzi ko amase akora gaze ariko amase ntabwo twe tubifate nk'ibintu bibi nyine kuko amase ni ikintu ushobora gukoresha intoki urayafata nta kibazo nta amase avamo ifumbire bagafumbira imyaka mu kayirya reka uyu muhungu musubize gutya tukizi kuba umutaru aba bahungu bo muri uyu mucamu wo mu jade n'abahungu bo mu micamu yo mu misozi miremire za minembwe na za mutarure mwavuze ku kijanye n'amase kubabwira amase bindakora iwanyu waruvuze iwanyu ruguru mu kajoka amase twakoraga ikintu bitaga gukukira inka inka turacyanazi kukira sha n'inyana bazi kukira burya intuza ikiraro cyazo zaragamo wowe gute ibyata bari ibyata noneho ugezaho kuba sitani wowe no gukira icyata nereze warya amase inkigira urunero n'ikinyarwanda n'igikonyine uri inate ni inate uyu mwana uri icyate sha ya man dukomeze rero tubona amasaha agiye kugenda cyane dukomeze twakira abantu bacu ahangaha twicaye muri studio za iSmart House umuntu ushaka amafoto meza yagana iSmart House nibyo dukora podcast nziza ewana turagufasha muri byose njyewe nari mfite ikibazo nshaka tugomba kubabwira ciye babanze bakandeho bakandaho usharinge ubutanzi ca 10 ukoreshe ya na like ibjimburwa amen tukaduvuga iryo jambo kuko ino bitafashwa njyewe hari ikintu nshaka kubabaza ariko mwana njyewe ntiwabona bwa mbere nifuje kubabaza ijambo bita iyo uvuze umugabo w'ijambo uba ushatse kuvuga iki fata gutimiza gusa simusubije umva usobanurire iryo jambo neza nyine kuko hari umuntu uva mu mugabo iyo ubajije gutyo indamita ngira icyo yakugutwa nje nibuka uburyo nari narabuwe ni ukuvuga ngo iyo tuvuze ngo umugabo w'ijambo cyangwa se abagabo b'ijambo urumva iyo bibaye abagabo b'ijambo ni abagabo b'ijambo n'igitsina gore kiba kirimo ni ukuvuga ngo umugabo w'ijambo duhere ku mugabo w'ijambo umwe umugabo w'ijambo ni wa muntu none wa muhungu we watubwiye ngo uri konyine boy ni ukuvuga ngo uravuze ngo ijukuri jenga konyine boy uyu munsi ndamwama uyu munsi ndabangwesha amata cyangwa se uyu munsi nguhaye inka sha kubera ko arazifite arakubera ko urazifite ugabinzi iyo yakuyifashe ukayishorera ukayijana ukayishira hari utarindire ngo bakure ubwatsi ukayimushikiriza ni ukuvuga ngo ubukoze ikintu bita gutimiza nacyo reka ngisobanure gutimiza ni ugusohoza icyo wavuze amen izo bintu iyo birangije
uba wiswe umugabo w'ijambo. Noneho ikindi kintu ushaka gusobanura neza, hari abantu bazagira complexe bakavuga ngo se abagabo b'ijambo ngo ni igitsina gabo gusa, oyaye ngo n'umugore utimiza inshingano ziwe aba ari umugabo w'ijambo, n'umugabo w'ijambo. Uzarebe iyo umuntu akoze ubundi aba ari umugabo, uri umugabo cyane, umuntu wese nibo banavuga akagabo cyane kuko twe tuvuga bashimira umukobwa yakoze igikorwa cyiza cyangwa mubwira ko ari umugabo nyine yakoze ibintu by'abagabo. Rero natwe rero tunagize n'amahirwe yo kubisobanura neza kandi turabivuze, tubisobanuye turi mu mucamo wejejwe. Kandi uyu mucamo nakubwiye ngo kuva hano birakugora da, kuva hano birangora. niho hantu habashije kuguhereza ikintu wari warasengeye imyaka yose. Noneho abantu badukurikiranye uyu muvandimwe hano kuri Ngwiki Talk Show, kandi nyine talk show ni talk show muvuge, hanyuma turagira ngo tubabwize ukuri. Iyo bavuze ngo abagabo b'ijambo, deja urumva ko ni ihuriro ry'abantu bose bafite ibikorwa bizima, b'abantu nyine, umuntu wese ufite ubupfura, umuntu ufite ubutwari, umuntu ufite nyine icyo navuga karagiteri nyine zo kuba ari umugabo, kandi ukora ibikorwa nuko wenda ufite ibituza, ufite amaboko, ufite ubwanwa, no, ahubwo bya bikorwa ukora nibyo bikugira umugabo deja. kuko urajya wumva ngo umuntu ufite ibikorwa nyine bibi, ujya usanga bari kumwita ngo nakabwa, urumva? Iyo rero bakwise akabwa ntabwo uba uri umugabo w'ijambo, kandi nta nubwo uri umugabo deja. Na titire y'ubugabo uba wayibuze kandi ufite karagiteri z'abagabo, urumva? Rero iyo ukoze igikorwa kizima bakwita umugabo. Niyo mpamvu rero uku impamvu twe twitwa abagabo b'ijambo nuko dutimiza, twese turatimiza. Noneho twahuriye hamwe dutimiza, uyu yaratimije, tuzoyishira ku gatuza. Ikintu nkubwira, waratimije witwa umugabo iriye, witwa umugabo w'ijambo iriya ntazi. Uyu narage ndatimiriza iriye iwabo yitwa umugabo w'ijambo ntazi, naje ndatimiriza hano iwacu. N'uru yaratimije, n'uyu nawe yatimije. Noneho ngukoga, noneho twese twahuriye hamwe twiswe iki? Abagabo b'ijambo. Uku nawe konyine bo nabaye umugabo w'ijambo, ndi umugabo w'ijambo n'ubundi. Ariko reka tuvuge ku mugabo w'ijambo wundi guturuka, kandi gawe iwe inshingano afite isumba izindi n'ubutimiza. Konyine bo yari ijambo yarakeneye kuvuga, nzureke gato ntajambo ufite kuvuga, byamagambo mfite rimeje ndacyababaza ibibazo byinshi, ariko aho umenye ubusobanuro abagabo b'ijambo. Ahubwo nifuzaga kumenya ko harimo ubwo bakinsubijemo, nifuzaga kumenya ko hari n'abantu batari abagabo b'ijambo ubwo ngo stili barimo. Niba udafite inshingano zo kuvuga, umuntu nimba aje kurubuka yicaye muri etazine cyangwa ahandi ntazi, mubwije 10,000 mubinandikeho, bikamera amezi 8 hatarati habaho gutemizwa. kandi uwo muntu ni umugabo w'ijambo se? Ni umugabo w'amafuti naka wa muhungu yavuze gute? Yaravuze ngo abagabo b'ijambo bataraba amagambo, ni umugabo w'amagambo. Umugabo w'amagambo kurya uzareba umugabo w'amagambo kugira ngo bakunda gutimiza bari abantu. Niyo mpamvu turagusubije. Shorera mvuge kuri uyu mugabo wundi w'ijambo dufite muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Modari. Iwe ashinzwe departement yo gutimiza, bamwita Modari. Afite misiyo yo gutimiza gusa. Kuko iwe mugabo iwe yakwiza ibishanye no gutimiza. Uriya nyine kurya nyine tuvuga ngo Yesu yatubereye urugero rwiza rwo kwakira, rwo guhura n'Imana. Uzuvuga gutimiza kubera ko hano turi no mu gikonyine, tubabwira ati gutimiza no kugira gutya. Gutimiza no gusohoza icyo wavuze, cyane no guhigura. Kuko urabona Yesu aje kuza ku isi, yaravuze ngo ndamanutse, ageze mu nzira ngo agire ubwoba. Ariko Pira yaje ari umubwiriza. Umva tiyageze hano turabashumba, tiyageze mu nzira ngo agire ubwoba. Taguciye mu ryo uvuga soko konyine bo yaravuze ngo waje urubwiriza. Webwe nk'abagabo b'ijambo muri abavuga butumwa mu bintu bituranga, ivuga bibiri cyambe nuvuga ngo ibikorwa byacu hazabanza Imana akabona kujaho.
amen. numva tugarutse ku Mana na Yesu tugira ikibazo oya nanjye nizera Yesu ndabizi neza ko none se uwo kwambara inkweto ku Yesu utase uyu si Yesu uyu ni Yesu utumye umera uyu ni Yesu gusa ko yataranye services ahubwo ikibazo nkawe iyi ngiyi wambaye zamura gato oya kibarayibona barayibona zamura kujaga oya oya dore ngo ikintu nari ngiye kukubwira ni iki uku nguku iyi ngiyi iyi nkweto yambaye umuhungu wari umubwiye ngo kandi ngo nawe uko se hari igisobanuro kindi wari ukeneye cyo kumenya ko cyumweru umuntu yambaye inkweto yo kucyumweru kimeze gutya simerikwire ngo waruvuze twarahindutse papa aravuze ngo simerikwire ni simirikwire ariko no sisima ni simirikwire ako ura akantu kanshanga mu gikonye na simirikwire ariko ngo abakonyine ngo nibo bantu ba mbere bazi kwambara kwire mvuga ni ikoti ikoti rya kwire urukweto rwa godazi mu munani mwarayambaye badi inganda zikora inkweto z'impu arizo za godazi zaricaye ngo hari ukuntu umunyabizinesi yicara akareba umushinga wizwe n'umukonyine akareba ibicuruzwa igihugu bicuruzwamo cyane bagiye kureba basanga ni u Rwanda ni iyihe mpamvu baraza bagera mu Rwanda bagere mu Rwanda bijije i Kigali basanga ntazirimo bari gusohoka igihugu bahura nazo none se baravuga reka duce mu Buganda zagaragaje ko imibare myinshi y'igura zino nkweto iri mu Rwanda tukaba tugeze mu mujyi waho mukuru tukazibura capital ese u Rwanda rusigaye ruforoda turavuga ngo reka tunyure mu Buganda wenda kubera ko byegeranye bakigera gutya Kagitumba icyuma cya Magisonga kimurenga taga ari Kagitumba umusenyi bayekanagira umusenyi gutya kimurenga habaye iki wacumba ati godazi zose nahaza ziri muri kano gace niho nije mu mucamo wa godazi nakwire simiri kwire n'ingofero za kepo za batuzimanura hano mu maso shorera pa Yesu igihe yaje ku isi ntabwo yigeze agira ubwoba nta nubwo yigeze agira n'umutima wo guhungabana ngo ese ngura musumari nzawihanganira yaratimije aramanuka neza kandi yarazi ko azawuterwa cyane Yesu ni igitanda ayo makuru yose yarayafite Yesu ni igitanda none bagera ku isi abantu yaraje gupfira uraduhanurira mu kanya barahanura abantu bari ntibigeze bamwiyumvamo ariko iwe akomeza gutimiza rya jambo hari abagabo b'ijambo reka Yesu ga niwe utuyoboye hari igihe wowe uri umugabo ukavuga ngo mashayi we kwemereye imodoka zubigwa muri kuri akwezi ukwezi kwagera hagati guke nindo kambwira nabi kama ndakana ngo naya modoka ari sinkiguha simba no mugabo w'ijambo w'amagambo kandi bene abo bagabo barahaye baruzuye ariko Yesu yigeze yita hari ikintu bita kunyaguza umva wabakunyaguza umva Yesu ntigeze yita ukuntu twamwakiriye kuko ku isi hano utararengaho bararibyo baravuga ngo cyamuzanye ntiyagitaye mu buzima yarakimanukanye neza aramanuka oya ariko bacuwe uko twari tugiye kuririmba twari dufashe muririmbe hano dufite impano nyinshi zave la tête